urakomeye umuvandi ndakomeye amakuru kise y'ino minsi yewe amakuru yanjye ni meza yewe amateraniro yagumye gutinda abantu basigaye bakererwa ne wamenye impamvu pe mukomere ndabona mwahageze kare komera ariko se ubu ngubu amateraniro aratangira saa ngahe? amateraniro ari saa 8 kanage ako bigeze sanga tubwire ku isaha saa 8 reka nanjye mfata agatebe hano nicare wenda araza abandi nziza yangiriye neza mutima kwa jina la Yesu ndebe ko urimo satanisha ntabwo ari gusa kamera cyane kamera muvandi muraho mukomere hakize intebe noneho pastor ubundi ashinzwe iki bana yanjye ibi ndabyanga Witeka yakurinze atese muvandi Witeka yaturinze neza ubu duhuriye amahoro muri ubu butayu vuye mu rugo ndindaye ndashima Imana reka dutegereze na babandi baze turebe ako muvandi wabyoreye ko hari igihe umuntu ahura ubu yamenya ngaje no kwisomera agacupa ubu abona kashyushya aya mabuye nge ndarambiwe pe reka dutegereze ibyo bavuga utegereje Uwiteka ntabwo arambirwa pe satani nisangira Imana hari wewe muraho muvandi komera muzeyi aho neza komera muzeyi waje ntakiza nko gusenga ni byiza gusenga ni byiza cyane Uwiteka kandi muraho twazindutse cyane ahubwo pasiteri yanatinze ubwo se ubabazana ari buze naza ariko kadutegereze turebe nimba ari buze ahubwo se siko amasaha yamfashe abakristu b'abandi ni ababeshyi ariko si uyu munsi sha ndabatuburira ahubwo se oya ntabya na Yesu imeze bite bene da ndabona mwamwitabiriye muri aya materaniro kandi umeze neza se bene da murashima ibyo bintu rwose n'Imana irabikunda kandi namwe mujye mukundana ibyo bintu na Yesu arabikunda rega turakundana cyane mujye mukundana mukunde na bagenzi banyu ibyo bintu Imana irabikunda dukunde na bagenzi bacu yitsinze igitego niko bene mwaretse gusahinda se utwihanganire pastor none turakumva pastor nabihanganiye kubera Imana yaravuze ngo umuntu wakosheje agomba kubabarirwa akasha bana aho ngaho abana bawe bahora batongana n'abandi bana banarwana ngo nta kosa ngora ongera usubire amatwumva mujye mureba ibyo nkora tubireba ntimukabyiteho ahubwo mujye mwita ku byo mvuga ariko pasiteri abagore b'abandi yarabamaze nitwe tukavuga umunyabyaha wa mbere nibyo rero nababwiraga mujye mukunda bagenzi banyu nk'uko mwikunda nk'uko ukunda abakobwa b'abandi ibyo ntimukabyiteho rero Imana yaravuze ngo gorata pastor ntimugasambane yego ariko nkuko we gusambana wagisaza niba ntanjye asambana oya muzeyi ntimugasambane pasiteri asambana nk'isaza sibyo navugaga se tegaye mubona agenda nijoro abagore b'abandi mu mudugudu yarabamaze pasiteri reka nkubaze yego nataguciye mu ijambo reka nkubaze reka ubundi uba waje kwigisha hano wariye kurya mba nariye aje bundi bagufatira mu rutoki rw'abandi uri muri poyo nago nakurebaga ntabwo yaringe munyihanganire
munyihanganira hari ikindi wabonye kitari nge munyihanganira kuva gatoya icyo gihe mureke twumve mugenzi wacu buretse nkubaze pasitoro igihe yakabaye arimo gukorera urugo rwe aza kudufasha gukora isengesho hano ngaha mu iteraniro none azabuzwa n'iki kwiba nimba nansimbura mu byiza umuha azajya agenda ageze kujya imbere ngabigisha n'ibintu bikaze sha umbaye kumva mukoze mu aragukoze mu kanwa dore ni mugenzi akose nanyana nkanyamweru rwose sinabivuze nanjye mbabwire none se muzagira icyo uvuga twumva uyu mupasiteri murabona nanjye ndakuze uyu mupasiteri nta kibemozi ho ndakata nukuri cyane rwose ngenda muzi twaravukanye ahubwo ni umutekamutwe widuke kwaye ipantaro pasiteri wambaye ipantaro ndakunda mu nzu y'Imana yego uza wambaye nk'abasazi reka tubwira kereka niba Imana igukodesha inzu Imana yaravuze ngo havuze mwajya mutungwa n'utwanyu mukareka gutunga n'utw'abandi mwabaye muto ariko muretse akazi ko pasiteri nta bindi mwakora mwabaye muto reka tubwire tureba muri fone Imana uyu munsi yantumye ndakunda tumye natirebera n'ikipe yanjye za kubonesha Imana uyu munsi yantumye ngo inze mbwire bene data bagenzi banjye muve mu byaha muzabona ibyiza bene so bave mu byaha ariko twe tuzabona ibyiza wowe uzabona ibibi uzajya hasi kwa satani Kenny irongera atsinze do Kenny bu ndakumva ndi kubona wagira ngo mwagiye mu kibuga abo ni abadayimoni babateye ubundi turi mu nzu ako hano turi mu uzi n'ibindi ntago natewe n'umudayimoni ariko marayika aba yamurikiye umva sha sigarana urusengero rwawe nzanagiye kwanga genda imodoka imwe komeza ubwire rubanda biyongiye nge ivuye muri gare nta kibazo yagira ariko dukurikije n'ibyo pasiteri yavuze ubu Ubundi- twicare hanga yari yavuga iki nuko mujya mukunda imana nose hano n'indu yawe ujye ugumana imbesire zawe baravuze ngo bavuga iki ariko bavuga iyo ikirayi kimwe kiboze ariko pasiteri ugikura mu bindi bamugani ko ari nk'ibyo byose nanjye kanigende dusigayemo twenyine yewe twahageze turi abambere dusigayemo twenyine mva bene da yego pasiteri ntimukabe nka biriya bihararumbo ibihararumbo wagira ngo babitemye mu mutwe none nimba ututse abandi ni gute twe twadutuka mwebwe ntabwo mumeze nka biriya bigoryi bariya ni mwebwe muri ibigoryi. abantu beza yego pasiteri turi abantu beza turabizi ko turi abantu beza ariko bariya nabo bagenzi bacu ntabwo ari ibigoryi ni ibigoryi kubera batubaha Imana abana nabo barayubaha ni uko wabapakaje wabananije ntabananije ahubwo bananije It Imana was at this none moment se he knew pasiteri wari he uzi fucked ko up. hagarariye Imana nonaha ibyo ngibyo bibwirwa nande satani yigendera sindusigayemo njyenyine ndagiye ngendeye zara nayo mabuye yawe ngo ni intebe zanyu mujyane none se ko none ubu koko ndabigenza ute numvaga uyu munsi ngiye kuza guteka umutwe nkarya amaturo bose baragiye ubu se koko nzabigenza ute ubu se njya kwiba koko bongere bamvune ayiwe dore n'ubu ngubu sindakira ukuguru nese ubu koko mbigenza ute